isi y'abastari nk'uko buri wese abizi ni nini cyane, ariko akenshi baba intandaro y'amakuru ateza ururondogoro ndetse no kumirwa gutangaje mu bihumbi n'ibihumbi by'abantu. Ibi ni nabyo mugiye kwibonera muri iyi video, kuko amakuru nk'aya aba yaragiye abikwa ndetse ayandi agahishwa, akaba ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kureba abastari baryamanye n'abafana babo. Hagati aho ntuzuyaze gukanda subscribe niba ari ubwa mbere urebye video yacu, kugira ngo utazajya ucikwa akantu na kamwe mu byo dukora hano. Davido Ayomidera Binjo yavuze ukuntu yahuye na Davido ku munsi wa mbere bagahita banabyarana umwana w'umukobwa. Ibi byose Ayomide yabivugiye kuri radio mu kiganiro kizwi nka Interview with Saturday Beat. Muri iki kiganiro uyu mukobwa yivuye imuzi avuga byose na kari murore. Mo hagati mu kiganiro mu gihe yari ari kwemeza ko Davido ari se w'umukobwa we, bamubajije impamvu yemeye guhura na Davido atikingiye. Ayomide yahise abatangariza ko Davido atashakaga kwikingira. Muri interview dore uko yavuze: bwa mbere duhura nari kumwe n'inshuti zanjye, duhurira muri club. Sinari muzi neza, gusa nari nzi ko ari umuhanzi. Nari nasohokanye n'inshuti zanjye z'abakobwa mu rwego rwo kwishimisha no kubyina. Ubwo umuntu umurinda yaje adusanga aranyigera ambwira ko boss wanshaka. Njye nahise nkeka ko ari nyiri club ushaka kumvugisha. Ngeze aho abari bamutumye bari nasanze ari Davido ari kumwe n'umuhanzi witwa Biread. Narabasuhuje bombi, ariko Biread niyansubiza, Davido aba ari wunsubiza gusa, tunakomeza kuganira. Bidatinze Davido yansabye nimero yanjye, anansaba gusubiraho narindi. Igihe cyarageze Davido agiye gutaha, wa murinzi we nanone yaragarutse, ariko none atubwira ko ashaka gutaha njye nabo twari kumwe. Njye n'inshuti zanjye twari kumwe twatekereje ko twese tugiye kujyana na Davido, ariko tugeze ku modoka ye Davido yasabye inshuti zanjye zose gusubirayo. Yazibwiye ko ari njye nashaka. Nuko naramukurikiye twerekeza kuri Hotel Genesis. Tuhageze twaraganiriye cyane mbere yuko duhura. Davido yari yishimye cyane ndetse afite n'ibiganiro byinshi. Yaransekeje cyane ndetse tunaganira igihe kinini. Igihe kigeze namusabye kwirinda, ariko arabyanga. Davido yambwiye ko asuzuma uko ahagaze buri byumweru bibiri. Nyuma naramuretse nanjye ndemera. Nyuma y'iryo joro baje kubyarana umwana w'umukobwa, ariko Davido ibyo kuba se w'uwo mwana abitera utwatsi. Mu biganiro uyu mukobwa Rabinjo agenda atanga, yemeza ko we na nyina biteguye gukora buri kimwe gishoboka cyose ku buryo Davido azisanga mu nkiko. Kuri ubu Davido afite abana 3 ndetse n'umugore bari kubana, niwe wamubyariye umwana we wa 3. Fari Ipupa Claudia Sassou Nguesso ni umukobwa wa perezida wa Congo Brazzaville. Yemeje ko yaryamaniye na Fari Ipupa muri Claudia Sassou Nguesso yabyiyemereje ubwe nyuma gato yuko ku ma website y'amashusho y'urukozasoni hari gucicikana amashusho amugaragaza wese, ariko batarabyiyemereza. Claudia Sassou Nguesso, umukobwa wa Denis Sassou Nguesso, perezida wa Congo Brazzaville, yemereye ku kinyamakuru cyitwa Bene Web TV ko yaryamaniye na Fari Ipupa mu ndege, ndetse yanakomeje anemeza ko ari babiri bari bafashe indege yavaga Johannesburg igera Frankfurt. Uyu mukobwa wa perezida kuri iki kinyamakuru yahavugiye n'ibindi byinshi hagati ye n'uyu muhanzi ufatwa na benshi nk'umwami mu njyana nka domboro, suku, rumba na R&B aririmba. Usibye kuba umukobwa wa perezida wa Congo Brazzaville, Claudia Sassou Nguesso yagiye aba umuyobozi ukomeye muri Congo Brazzaville, aba umudepite ndetse aba n'umujyanama wa perezida mu by'ubukungu ndetse n'iby'itumanaho. Diamond Platnumz afitanye ibibazo na bamwe mu bafana be benshi. Iyo uvuze umwami nka Salomon, ukavuga umwami Muswati wa 3 cyangwa se ukavuga Fidel Castro, bari mu bantu ba mbere isi izi bahujwe n'igisobanuro cyo gukunda cyane abagore ndetse no kubatunga ari benshi rwose. Umwami Salomon yari afite abagore 700, akagira umwamikazi w'Isaba ndetse n'inshoreke zisaga 300. Fidel Castro we yari atunze abagore 2 bisezerano, ariko mu buzima bwe yaryamanye n'abandi 35,000. Naho umwami Muswati we afite abagore 15 bisezerano. Iyi ngingo mvuza benshi nabo baragaruka, nibatinye kwemeza ko kabuhariwe mu njyana ya bongo flavor Diamond Platnumz nabo barya insata burenge, kuko nawe ni benshi bagiye bamuvugaho batandukanye, bo mu mico itandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye. Wowe nkurikiye ushobora gutangira gutekereza ko muciriye imanza, ariko hari ibimenyetso byinshi bihamye ibyo mvuga.
Umukobwa w'umunyamakuru uzwi cyane muri Tanzania witwa Tunda Sebastian wakanyujijeho mu rukundo na Diamond Platnumz yafunguye urubuga rwa Instagram ashyiraho urutonde rwose rw'abakobwa baryamanye na Diamond Platnumz ndetse ashyiraho n'amafoto y'abo bakobwa bose. Tunda nyuma yo gushwana na Diamond yari yiyemeje ko niyo Diamond atazabibona byibuza abandi bantu benshi bazabibona. Tuzi abakobwa benshi bamenyekanye kuri Diamond nka Zari, Hamisa, Wema Sepetu, ariko biratangaje ko hazamo n'abandi nka Orpa wakundanye na Harmonize. Nyuma Harmonize akaza gutangaza ko batandukanye bitewe nuko Orpa yajyaga kwa Diamond. Urukuta rwa Instagram rwa Tunda rwuzuyeho amafoto yose y'aba ex ba Diamond, n'ubu warubona kuri Instagram. Dore abantu Tunda yerekanye ko bageze ku buriri bwa Diamond. Harimo Tanasha Donna watandukanye nawe agahita anatangira urugendo rwe mu muziki, akanaza no kugaragara mu ndirimbo anafatanyije na Alikiba udacana uwaka na Diamond. Hakaza Misa Mobote wabyaranye umwana na Diamond nyuma bakagirana amakimbirane karundura. Hakaza Zari Hassan wabaye umugore we ndetse banabyaranye abana babiri. Ndetse hariho n'abandi bakobwa nka Hawa, Jokata Mwengelo, Penny Mungwirwa, Irene Uwoya, Rehema Fabian, Kim Nana, nibagiwe na Tunda na ubyiyemerera akanishyira kuri uru rutonde. Urwo rutonde ni rurerure cyane kabisa. Nisemo kuvuga abo abandi benshi nibazwi ariko nabo bakagombye kuba kuri iyi list. Nabo bari kuri urwo rutonde tuzi, wenda haziyongeraho n'abandi. Bigaragara ko Tunda asaba n'abandi kugenda biyongeraho kuko nicyo yahariye urwo rubuga rwe rwa Instagram. Samuel Eto'o. Nubwo mu maso ya benshi abastari badafatwa nk'abamarayika, inkuru ya Samuel Eto'o na Natalie Kuwa yateje urujijo ndetse abantu ntibayibona kimwe, bigera naho ikibazo cy'aba bombi cyageze mu nkiko mpuzamahanga. Kuva muri 2005 Samuel Eto'o yashakanye na Georgette Eto'o, kugeza ubu bafitanye abana babiri. Ariko hagati aho Samuel Eto'o yagiye ku ruhande akundana na Natalie Kuwa kuva muri 2007 kugeza muri 2014 ubwo bari bashwanye. Bakimara gutandukana, Natalie Kuwa yanditse igitabo Karundura, igitabo yari ari kuvuga ku buzima bwite yabanyemo na Samuel Eto'o. Uyu ni Natalie Kuwa. Mu myaka ya mbere ni kuvuga nko mu mwaka wa kabiri n'uwa gatatu nta kibazo twari dufitanye, yarataranyereka imico ye, ntabwo yigeze anyereka ibyo naje kwibonera. Ariko uko imyaka yashize igihe cyarageze aranyigaragariza. Eto'o akunda ikirere, akunda kubonana n'abantu benshi icyarimwe, habaga hari we, hari nge ndetse n'undi mugabo akenshi yabaga ari inshuti ye. Nibyo yakundaga, ndetse hari n'amafoto yagendaga ashyira ku mbuga ze abigaragaza. Hari n'igihe byakorwaga Eto'o arimo, hari nge ndetse hari n'undi mu nshuti ze z'abakobwa ntarondoye amazina, ariko inshuro nyinshi nuko byagendaga. Nzi neza n'abandi bakobwa babikoze, Eto'o ntabwo azigera abyemera, ariko nge yiyemeje kubishyira ahabona kuko ari bwo buryo bwonyine bw'ingi bwo kubisohokamo ndetse no kubyigobotoramo burundu. Ibi byose n'ibindi Natalie Kuwa yabyanditse mu gitabo yise Revenge Porn, Football, Sex, Money, The Testimony of Samuel Eto'o's Ex. Iki gitabo cyahise gihagarikwa ku isoko, abakunzi ba Samuel Eto'o benshi barahaguruka, ndetse abenshi bahamyaga ko uyu Natalie yari agamije gukoresha izina rya Samuel Eto'o kugira ngo igitabo cye kizacuruzwe cyane. Dore ko Natalie Kuwa yari yaragiye akanyuzanyaho n'abandi nka Faripu. Mu kwezi kwa mbere muri 2016 nibwo urukiko rukuru rw'i Paris mu Bufaransa rwemeje ko ruciye burundu ku isoko iki gitabo cya Natalie Kuwa, nubwo yakomeje kugenda ajurira uwo mwanzuro. Iki gitabo cya Natalie Kuwa cyari kirimo akantu ko kandi ndetse n'amabanga karundura ya Samuel Eto'o. Kuri ubu Samuel Eto'o iyo babimubajijeho avuga ko ari skandali yababaje abamukundaga bose ndetse n'umugore n'umwana we wari umaje kumenya ubwenge. Eto'o ahamya ko abadashaka no kongera kubitekerezaho. Didier Drogba byagenze gute? Nk'uko itangazamakuru ry'Abahorande ryabitangaje, Drogba yagiranye umubano ukomeye na Tajan Moore mu gihe yari Miss w'Ubuholandi. Ibyo na Tajan Moore ubwe yaje kubyemeza ubwo yari ari guha interview radio yitwa Fan X. Yagize ati ubu twaratandukanye sinyiri kumwe nawe, gusa byari bigoranye cyane.
yari umukinnyi w'agatangaza n'ubu ndacyamwemera n'abantu bose baramuzi, gusa nta bindi ndenzaho. Rimwe na rimwe icyiza ni ukwicecekera. Ibi byose byabaye Drogba yari asanzwe yarashakanye na Diakite kuva muri 2011 ndetse bafitanye n'abana 3. Byemezwa ko uyu mu minsi yahuriye na Drogba i Londres ubwo yari yagiye guhagararira igihugu cye cy'Ubuholande mu marushanwa ya Miss w'isi. Aha uyu mu minsi mu byumweru 3 yahamaze niho yahuriye na Drogba. Ubusanzwe bitwaganiriyeho ni ibintu biba bikagera nini wacu ndetse bikaba n'ibintu akenshi biteza imvururu n'amakimbirane. Nkaba nasoza ngira ni inkoni ukubise mu cyebu uyirenza urugo. Ngibyo byari bikubiye muri iyi video. Niba wayikunze ntiwibagirwe gukanda like ndetse niba utarakora subscribe by'umwihariko nozayaze kubikora ukanda kuri iyo buto iri munsi ya video ndetse unemeza inzogera ya notification. Nibyo mwakoze cyane kudukurikira mpaka kuri uyu munota. Naho ubutaha.